ko nahita n'upostinga dorere iki ibi mbona ni ibiki nsengiyo ubonye yego nyagasa ndume koko ye mana yanjye we ubaye ikizi dore n'indi ni ukuri do yego mana yanjye ubu ibi bintu bigendana muri telefone yawe udafite isoni koko nsengiyo iki yezu we mbega ngo nahera ndabona ishyano mu maso yanjye niko nsengiyo ibi mbona ni ibiki ariko se ubonye iki wowe yego nyagasa yego mana yanjye dore ni iya gatatu ariko mana yo mu ijuru kuko biba ari ibiki unyeretse nsengiyo wampaye telefone yawe ngo ngufotorane n'umwana ushaka ifoto cyangwa hari ibindi bashaka kunyereka ariko se ubonye iki ariko nanga nawe ariko atari uko usanzwe nsengiyo buri munsi ndagiye zawe uhora mu butumwa bw'akazi naho nibogiyemo koko ibiki ari kugimba nagiye mu biki ibi mbonye muri telefone yawe ko mbona wigiranye ni nyinshi mana we nsengiyo nihanganiye kuba muri uru rugo nitwa nyirarwo ruyoborwa na mabukwe urumva ugira icyo urahinduka utangira gutaha bwije utangira kumara za weekend utari mu rugo utangira guhora muri za misiyo z'akazi zitarangira utarabigiraga ibyo bintu bitarabaga muri kamere yawe nkagukeka ariko nkabura ibimenyetso urukundo rutangira kugenda rugabanyuka mwisakaseka ahantu hose ngo ndebe ko mbifitemo uruhare nkarubura none ndakubonye nsengiyo unyeretse aho warundukiye mbega umugabo koko nayira ibyo uvuga njye simbyumva rwose gute utabyumva ntibiri muri telefone yawe simbyumva sinjye habe na gato oya iyi telefone si yawe uyu si wowe n'indayo yawe sinjyu hakana si uyu si wowe ariko nawe ntugakabye nkabyiki urumva ariko sheri wanjye rwose mu minsi mikuru mu bantu nyine turi mu bantu umuntu nyine nako umwana w'umukobwa ariko kubera ndi bosi baba bashaka ko twifotozanya dore ngo ararya indimi mbese kuza akanyegekaho umusaya gutyo ko ntacyo twarengejeho uwo ni umusaya rero uyu niwo wita umusaya umuntu uhura n'undi ngo ni umusaya ese amafoto nkwereka ubundi niyo ureba cyangwa minwa gucomekana se ariko rero njyewe rwose nta nubwo abantu b'imana hari ukuntu basa ntuzi yuko n'abantu iyo babanye igihe kinini bavuga ngo ceceka hose ngiyumva ceceka ujya kuvuga ko iyo atari wowe birashoboka ko iyo telefone atari iyanjye ariko rwose nayira reba neza ari wowe telefone yanjye nta mafoto ameze gutya nzi nakuriya mukobwa urinde uriya mukobwa reka nkubwire nayira abantu ni abagome ndabibonye abantu ni abagome uyu mukobwa arashaka kuduteranya uzi ko ashaka kunsenyera urugo ni gute yamfatiranye n'asinze nyine akaza akanyifotorezaho rwose fiyo noneho nanjye ndavuze ngo nyemera dusase inzobe sibyo gusasa inzobe harya ni ukugira gute gusasa inzobe ni ukubwizanya ukuri ndashaka ukuri kuguturutseho kandi udaciye hirya no hino niba ushaka kumbaza mbaza rwose ndagusubiza urakoze cyane fiyo karame ikibazo ufitanye na kamikazi ni uko yica akazi gusa cyangwa harimo akandi kantu yaba yakoraga akazi ko agomba kugakora ubundi ukareba ko ngewe hari ikibazo ngirana nawe rwose oya rwose fiyo wibeshya pe vuga undeba wireba hirya turebane mu maso ariko munize uzi umuntu wicara mu biro ntagire icyo akora akakwicisha akazi ukwezi kwashira agahembwa kandi hejuru y'ibyo ngibyo akanagusuzugura pe aha ndemera ko arangara ariko nawe urakabije pe kumwandikira amabaruwa abiri yose ataramara kangahe mu kazi we oya mbabarira umbwire ongera ko yaje byitwa ko aje kwimenyereza umurimo ndabyumva mu gihe gito bose akamusinyishije kontara akamuha umushahara mwiza hejuru y'ibyo rero akaba adashaka gukora uri kubyumva muneze ariko nturagera ku cyo nshaka ndabyemera ko yakora akazi nabi akabihanirwa pe ariko nawe urabizi ko ibaruwa ari ikintu kitari cyiza kuri CV y'umukozi sibyo noneho kabiri wikurikiranya koko ni uko umubaza kandi ariko
fiyo ntabwo ndumva icyo nshaka kumva ntabwo ndacyumva pe ariko ubundi urashaka kumva iki Muneze niba hari icyo uzi watoboye ukakivuka reka kumpata ibibazo hano twese turabizi ko we na boss sibyo nkabyumvaga kimwe akaguha lift nimugoroba ejo mu gitondo akaguha indi yajya mu nama akakujyana se admin we ariko ibyo byose byaterwaga nuko admin we yari mushya kandi atazi icyongereza neza none sawa so ruzingiye nyine gute ruzingiye kuko Kamikazi yaje ari intyoza mu cyongereza sibyo akaba ajyana na boss agiye hose yagiye inama online akaruhamagara mu biro bye ngo ajye gufata note wafataga ukaba ukeka ko ashobora kugukura ku mugati ubu si iyo mpamvu fiyo ariko abakozi ba hano muravuga we muravuga koko twajya nka kandi kazi mugira ibyo ntawe twabivuganye pe ntawe twabivuganye rwose nibyo nahise ntekereza nimugoroba bonye ibaruwa ya kabiri wanikiye Kamikazi iyi baruwa ebyiri nta n'ukwezi aramara none wiyemeje kuza kumuvugira rero ngo nuko ari inshuti yawe ntabwo ari ibyo kumuvugira niba yakoze amakosa yayabazwa ku giti cye pe ariko nawe ni ukuri wari ukwiye gushyiramo imiya babarira cyane Muneze amahoro rwose nsohokera mu biro nanikorera akazi wese bite kwinjirana abantu ntuvuge ntubona ibyo mba nkubwira n'aka kose ni agasuzuguro umuntu wandikiweho kugira ngo yumve uburemere bw'ikosa rye anaze yitwaye neza dore araza ajugunya amadosi nk'ibise ni ibiki Kamika birebe nta maso ufite se ngaho da ariko rero Kamikazi ntugasubize Fiona gutyo pe nk'ubwo umusobanuriye neza wabiki uramenya utazivanga mu byo utazi nawe Muneze mbabarira rwose ntunzamurire isukari ari we do ndorera rwose ibi ntibishoboka nguse ni gute boss afata umuntu wandikiwe akamujyana muri misiyo atanisobanuye ni wowe nagombaga kwisobanuraho se ibisobanuro nasabwe narabitanze yego ye tunganya iyo dosiye vuba aho gutaza kudukerereza kujya muri misiyo nawe ukandikirwa nk'uko wirirwa wandikira abandi oya rwose ibi bintu ntibyumvikana ngiye kureba boss abinsobanuriye neza kuba ryari sawa usaba boss ibisobanuro ma ngiye ngo ayo impapuro zigusaba kudutegurira misiyo tuzajyanamo na boss kandi kuyidutegurira n'inshingano zawe hari ikindi ubwo ntumwumva Muneze ntiwumvije unyora avugana muramenye rwose mbiswa nigire mu kazi kanjye mama we ibyanyu ko muri batatu bizakemurwa namwe batatu urabyanze se urabyanze nsubire mu biro bye mubwira ko wabyanze nk'ubwo ugiye ute hari ikindi se kandi jya hariya wongere wisige neza unafunge neza ibyo bifungo by'iyo shati yawe cyangwa twararutanze ariko nawe karuvati ntifunze neza pe ye atari wowe se ngwino ubanza uyimfungire rero none se ndifungira yewe wongere uyimfungire ko ari wowe bimenyereye gayigira yini ariko unama neza mfunga inyuma kamene neza n'ishati se kandi ibyo biba bije bite ko nari nje nkwegereye ngo ngufungire karuvati nyine funga kandi boss ngo bimeze bityo umenye ko nkibabaye uracyababajwe n'iki se simaze kugutunganyiriza ibyo waje ukeneye genda wowe uramvangavanga ukananya na kara gakecuru nka buriya kaje kundega ngo njyanye muri misiyo karanyandikiye nk'ubu kuki mu kanya gato nje ngakurikiye ngasanga murarudati buriya mwari muri mu biki koko Kamika ni ukuri kuva njye nawe twabyinana kuko ikuramo byaranze mama y'Imana uretse na kariya gakecuru Fiona nanayira umugore nashatse uramuruta ni mama y'Imana uramuruta da uzi ko ariko urukundo ngukunda rwatumye ntangira gushidikanya muri njye gatekereza ko namushatse nibwira ko mukunda ariko ntamukunda umva ko wibwiraga ko umukunda nyine yego muba mwahubutse mugashaka mutarahura n'umuntu wa nyawe shawe wishaka kugenda ndacyagukeneye oya gukomeza uhagarara aho hantu ntunyeganyege rwose oya ntawe iki gihe da se wakongera yambaye gadada sitamina sekondi nazo ndabuzwa n'iki oya rwose buretse gato
uswambwe ko wari usigaranye kamwe urumva biri bugende bite? nzabyirengera yewe ariko sinakurekura. aha kurumva amatariki yanjye ashobora kuba atari meza koko uramutse uyineye urumva byagenda bite? sinshobora kukurekura ndakwinginze nawe ntundekure rwose kuko ubu ndi mu maboko yawe. have yewe reka ndatinya ko nako nawe urabizi ufite umugore se nziritseho. kamika ni mama y'Imana ndagukunda pe ndagukunda n'umutima wanjye wose. urwo ngukunda ruhora rugurumana kuva nakumenya pe. ibyo by'umugore ntacyo bikimbwiye. kandi narumvise ko aherutse kubyara. ibyo byose ni iby'iki koko? wakwihanganye tukajya muri misiyo ko tuzisanzura bihagije. ubu hano koko mu kazi nta kazi mu rukundo kamikazi. wivanga urukundo n'akazi. ntukajya uvanga urukundo n'ibintu by'amafuta. ariko wibuke bya bindi nakubwiye. ifundi nabonye akamodoka keza cyane kuko kajyanye n'ubuzima nako nzakakugurira gira vuba mu kanya rwose ndatangira inama online nzakagura ko kamodoka. ako rero wansezeranyije no kunsohokana ahantu heza nanjye nkagenda mu ndege none dore ntiwabikoze. kuzi ko wamenya gufatira umuntu ahantu habikamika tuzagenda rwose mukobwa mwiza si indege. bose umva nkubwire nizera ko amagambo Fiona akubwiye atari butume misiyo yacu irasubikwa kubera iki? ariko irasubikwa kubera iki? ariko wandikuye Rwabukwiye wandikuye nkakwereka ntabwo nkurekura rwose. wimurekura kuko sinshaka ko amaraso amenekera muri uru rugo mbabarira rwose umubyeyi nibashaka amahoro asubire mu rugo rware kurwanya. wowe se wandikuye uyu mubyeyi gito nkamukosora aho wahereye utesha umutwe mukuru wanjye ariko sigaho ndabasabye ngo mutuze rwose nimwicare tuganire. Nahira wahamagawe unyizeye sibyo? rwose naguhamagaye kandi nazinze ngo mve muri uru rugo uhari urumva kuko Nsengiyumva amaze icyumweru adataha atananyitaba kandi abiziranyeho na nyina. gusa ibyo ni ibiki? babiziranyeho nyine kuko si rimwe si kabiri mbumva bavugana. yego Rwabukwiye ndakumva rwose. menyana na Nsengiyumva urabizi ndabeshya? ndabizi rwose. twitegura kubana urabizi cyane. nasanze muri inshuti uri umuntu mukuru kuri wowe wamugira inama. yego umugabo wanjye nzi neza ko nta kintu na kimwe twigeze dupfa pe ariko aho ari hose yahagiye kubera nyina. ariko umugore we aragenda waragowe. yego Nsengiyumva naramubyaye ariko ni umuntu mukuru ufite ubwenge. njyewe namwohereje he niba yaragiye mu butumwa bw'akazi akagenda atakubwiye kubera imyitwarire yawe mibi ni njyewe ukwiye kubibazwa. ariko nawe nyumvira Rwabukwiye mbabarira unyumvire. nyumvira umugabo mu rugo ujya mu butumwa bw'akazi akagenda atabwiye umugore ahubwo akabwira nyina. icyo ni ikibazo rwose ariko mumbabarire tugirane ikiganiro gituje. ngaho nyumvira Rwabukwiye yumva iki? nabaye nkigera muri urugo rwanjye hatarashira amezi angahe uyu mubyeyi abaraje mu rugo rw'umwana wanjye nyine ati nje kuba hano ngo mu cyaro nta mahoro mpagirira ngo abaturanyi baranzira bahora bampiga bakandoga ambwira ibintu nk'ibyo. mbese kuba mu rugo rw'umwana wanjye ariko nta kibazo. ariko nyumvira kuko nyine numvaga ari umubyeyi wacu bifata nkaho nta kibazo ariko ntibyateye kabiri abatangiye guhinduka nyiraro. umva mbese ikigaragara ni umuntu utazi kubana n'abantu. abaturanyi be nyine ubwo yabahunze kuko nabo yabazengereza. umva ukuntu banteranira mbese. ubona se muri uru rugo umukozi uhaje ntamwemerere kumugira igikoresho cy'ahamara kabiri. umva mbese ahamara kangahe se nyine ntamwiyenzaho mpaka ananiwe agasezera akagenda. uwo bumvikanye nawe nta kindi amukoresha uretse kumwicisha akazi gusa maze tukamwiruka. funga mudomo nyamanza wagashinziwe nawe uravuga uyu ko yitwaje ko yasezeranye n'umwana wanjye wowe ushinzwe iki hano? ushinzwe iki hano? ubona utahukanshingaho nka kwihorera ukagira ngo arahabwishinza cyumva ntunuke mukecuru ntunuke ariko ni mwumvikane rwose. unuka nkande wowe iki hano? nta soni nta sano mfitanye nawe mukecuru. ngiye ndumva rwose ibintu byanyu byanyobeye kandi nk'uko mwabivuze telefone ya Nsengiyumva ntiriho urumva ntabwo rwose ngo menye impamvu ajya mu kazi atabwiye umugore we. gusa muragiye tubigenza. uwo mugore yari yamuraje ku nkeke kubera ngo amafoto yari yabonye muri telefone ye. Nahira warebye muri telefone y'umugabo wawe ko gushaka iki? mbariza kuri Rwabukwiye ubusanzwe sinjya ndeba muri telefone ye ubwo niwe wayimpaye ngo mumufotorane n'umukobwa we
nuko nyine mu kumwereka amafoto namufotoranye n'umwana wacu mbanguye kuri ayo yandi ateye isoni n'agahinda. nuko burafuretse ese ubundi ubwo wowe ujya wireba ukareba uko usa umuranyumvira wowe ubona uberanye n'umusore w'ubwema nk'umuhungu wanjye nuko batabera na se kuki yamukuye mu bandi nyine akamushaka mbese ako nako ngo karavuga sikewe ikigore cy'igicokoma kitazi kwisiga ntigike gihora ari ikivurivundi wita uko umukazana we gutyo mugore we mbabarira Rwabukwi waretse nkamubwira ariko nkamumariraho ko ntacyo akimaze muri uru rugo n'ubundi ko yazinze ngo agende ntagende rwose asabe gatanya umwana wanjye ntazatinza kuyimuha. kandi utekereza ko nimva hano nzapfa nzabaho n'umwana wanjye na murumuna wanjye di watinze genda. ariko se mugore we ushobora gutanga amahoro udasenyeye umuhungu wawe uyu nawe rwose ariko usenye kera umunsi aruzamo Rwabukwi ugenda ubwira inshuti yawe nsengiyumva uti amubwira iki se warakoze kunyigisha isi warakoze kwibwira ko wubatse urugo kandi ukiri iwanyu kwa mama wawe aho hahirwa na nyoko ugatekerwa na nyoko ukumvira nyoko ariko mana ugurumva uretse gato Nayira mukecuru uretse gatoya buretse kugenda rwose gusenya ntabwo ari uwo muti Nayira ushobora gusanga ibyo Nsengiyumva akora atazi ko ari n'ikibazo birashoboka rwose atazi ko ari ikibazo ariko Rwabukwi iyo umusore ashatse aba agiye kubana nande na nyina cyangwa n'umugore we none se iyo utajya inama n'umugore wawe ukayijyana nyoko yaba ameze nk'uyu udashaka ko twubaka akakugira iguteranye n'umugore wawe ubwo urumva ntumbeshyere washyano nk'iryagashyantare ngo iki ni wowe waje utazi ikikuzanye uzi ushaje warihinduye imyaka mu mpapuro wibwira ko itazagutamaza uzi utakibyaye urinda ubwo bifashwamo n'abaganga kandi yewe uyu mukecuru arakubeshyera ngo wahinduye imyaka uzushaje uri nyirakuru wa nyina uri nyina wa nyina ariko wowe uvuga iki hano muri uru rugo uri igiki muri uru rugo unganya nawe imyaka ngo gutya mukecuru ceceka ihangane ndakwinginze tuza Nayira nimera ngusaba ikintu kimwe ndakumva Rwabukwi kuko n'ubundi ninjye waguhamagaye uremera ko nubwo Nsengiyumva yakora amakosa ariko yaguhaye icyubahiro cyo kwitwa umugore we akagusaba akagukwa mugasezerana akakuzana mu rugo rwe none se Rwabukwi kuba ibyo byose byarabayeho bivuze ko nyuma yo kubana agomba kunca inyuma ariko se hari umukobwa udahari kwa mwabantu mwe ngaho nyumvira wamwumvise Rwabukwi wamwumvise ko ari we nyirabayazana ibibazo byose biri muri uru rugo yego mana sinaguhamagaye ngo umpagara hejuru kamika ushobora kwicara kandi ugatuza nicaye kubera ko ubivuze urantegeka ariko Fiona rwose ashinzwe abakozi muri iki kigo kamika icara wumve icyo akubwira Muneze naguhamagaye kuko ari wowe uherutse kunsanga umbaza ibyo kumwandikira ibaruwa ya 3 ukamusabira imbabazi niba rero ari inshuti yawe by'ukuri muhane naho ubundi rwose arava muri iki kigo cyangwa nge nzakivemo kamikazi inshuti yanjye kusi ko wabonye aka kazi rwose ugakeneye waciye bugufi waretse gushaka kwiyirukanisha nawe se Muneze nawe ra ukuri kw'Imana pe kamika nguhamagaye ndi kumwe n'inshuti yawe kugira ngo tukugire inama mbere yo kwandika ibaruwa ya 3 ari nayo yaba ari yanyuma ikakwirukanisha says who arabivuga kuko azi neza amategeko agenga umurimo erega n'ukuri rwose tuzi kamikazi ntuzi gukora akazi habe na gato yewe byarashobokaga ko umuntu yakwigisha ukakamenya ariko nta bushake wigeze ugira nta porogaramu n'imwe mu icungamutungo uzi gukoresha yewe ntiwemera no kwigishwa ku buryo kugeza ubu ngubu ngewe ntekereza ko n'impapuro watanze ari impimbano ushobora kuba utarize finance rwose ya rwose ibyo byose ibyo pe yarayize n'ukuri ndi umuhamya wo kubihamya impapuro ze si impimbano pe twiza yisumbuye ku kigo kimwe imyaka 6 rwose irarangira kuko turangije icyiciro rusange twese twigaga ariko twiga ibitandukanye kaminuza nayo twayize hamwe pe twanarangirije kwiga rimwe graduation yacu yabereye rimwe gusa yatinze kubona akazi aho akaboneye rero yagombaga gutuza akigishwa waretse akamimbira ibyana afite kumbizi neza ikibimukoresha nkizi Muneze ngo ndabikoreshwa n'iki kamika
n'iki kindi kitari ukurambirwa gukora akazi kawe n'akanjye ninde muntu uza ku kazi yakerewe buri munsi ni Kamikazi ninde bwira ntacyo akoze ari muri telefone ni Kamikazi kandi umuntu yamubwira akibyimbya urugero nkubateye hejuru kuko musabye raporo y'ubutumwa bw'akazi yari yagiyemo. Kamikazi inshuti yanjye watuje Fiona akakugira inama kandi akakwigisha akazi kubizi ko kukabona byaku umva nawe ceceka aho ngaho urumva tumvura kimwe nawe Fiyo nkwerurire ngewe Kamikazi umwana wa Kami nkubwiza ukuri mfite kose kuvuga nyine niba utekereza ko ari indi mpamvu itarebana n'akazi mpfa nawe yivuge rwose Kamika yivuge ngwiki mu izina rya Yesu turapfa boss Jesus ngwiki none se nuherutse kumara umwanya wifungiranye nawe hariya mu biro bye nakomanga mukikanga ugasohoka rega wihanagura ubwo bunwa bwawe umanura amajipo niwasohotse undebera ku rutugu ntiwabonye amaye rifite ugafureka iminwa ukayigeza kuri Nyabarongo ndabazi iti jye mumvana hiri Fiyo ndabizi ko ntaraza ari wowe bose yahamagaraga mu biro bye kandi cyakujyanagayo ndakizi Fiyo ndabizi ko mwasohokanaga muri weekend akakujyana ku mazi ukaba warategereje warahebye ukaba utekereza ko nagusimbuye usigaranye kuzajya umusanga muri office gusa ihangane rero kuko bwanikuramo seti wayini gakuramo wapiri cyakora none ndumiwe pe Kamika hari amagambo yankoga mu gutwi uko ngeze hano kuri biro sinyaha agaciro pe kuko nakwizeraga cyane none nyumvira ibintu mwimubashije mwege kwivugira cyakora reka nigendera mukomeze mwivemo ntari kumwe namwe yanjye kuri akaguryi se wowe wumvaga kashi mfite imodoka nziza apartment nziza akanya naba mbivanye kandi Fiyo uyu nguyu mfitiye ishyari nawe afite jedi ngaho niyirenge arahire ko yabikuye mu mushahara we gusa rahira uzapereze neza wandayawe ngiye ibyo mfite nabivanye mu maboko yanjye si mu maguru uranutse ngo ndindaya Fiyo uranutse ngo ndindaya ni wowe ndaya wono biva barakubeshye ndeko wasenye ariko neza waduhaye ikibuga ubundi ukareba waduhaye ikibuga njye nawe turebe imbaye yari nani yewe iminkanya iso ntayo gutumye n'abantu bahurura Kamikazi wavuye hejuru ya Fiona koko oya rwose muve hejuru nkanyari nayo nyishwanyaguze n'ubundi ntawe ukikareba mana uyu ni ibiki za mukorogo zatangiye kugahinduranya amabara none karaho ngaho bakuretse se nkakwereka bakuretse ndeba niki urantwara nanjye undebe barakubeshya nawe ni wankurahe none se byagenze bite ko yifashe mapfubyi nsengiwe yewe rwabukwiye ndakumva nubwo wananywa byeri sugira ngo sinumva imeze nk'umubirizi agahoro k'imbwa kamiriyeho byakugereye biteze nsengiwe ruririrwa mbaza ngo byagenze bituzi neza ko umugore wanjye yaragize atya akigendera akajyanira n'umwana rwabukwiye ibyo ndabizi none kandi ntiyagiye gutyo gusa yaraguteguje rwose nsengiwe naranakubwiye nyamuneka abwira umukecuru wawe agabanya amarere amenye ko nubwo yakubyaye umugore mu rugo ari we nyirarwo urangije ntiwabikora ariko se wowe uriya mukecuru ko umuzi urumva nari guhira mubwira ngo abe ari uca bugufi nahera se wowe kuki atacaga bugufi kandi ari umwana kuri we ndetse ko hari n'icyo mwana apfa atari umukecuru nsengiyo hari byinshi witwayemo nabi rwose kandi mu buryo bworohera buri wese ubishatse guhita abimenya ibyo biri kumfasha rwabukwi ndakwingize ndangiraho nayera yagiye kuko mama yambwiye ko hazi ngewe rwabukwise mama yarambwiye ngo wavuye mu rugo umujyanye urumva uwo mukecuru arakubeshya rwose nukuri pe reka nkubwire ndahiriye imbere y'Imana mbura imfura yanjye mu buzima bwa mama ntabeshya rwabukwi ariko icyo nacyo ni ikibazo nsengiyeho wizera ibyo umukecuru wakubwiye byose nta no kubanza ngo usesengure koko niko nahera yakubwiye yarabimbwiye ariko ni nako kuri nsengiyeho kandi nawe warabanje usenyera ababyeyi bawe none nawe urisenyeye rwabukwi niwe uvuga utyo none se ndabeshya uzi neza ko mama yabanye n'umusaza mu bibazo mu businzi akamuharika yabona twese tumaze kwiga akagaruka mu rugo undi nawe akananirwa kwihangana akaveyo mu cyaro akazi wanjye tuvuge ko kuba si ukubyara yaragarutse mu rugo wabibonyemo ikibazo kubibonamo igisubizo
uretse ko iki atari cyo kibazo gikomeye nko kwemeranya uko wakubyaye akagusenyera urwureba. ariko simbyumva ni gute umuntu aba adafite umubyeyi wamubyaye yagira amahirwe yo kugira umubyeyi umuba hafi aho kumwumvira akamusuzugura kugeza ubwo bananirwa kumvikana. ubwo ntubagamye Nsengiyumva? ubogamye nte kandi ukabugama utaratega umugore wawe amatwi ngo wumve ikibazo cye? Nayira niwe mwana Rwabukwi, guca bugufi byonyine byari kumufasha kumvikana na nyirabukwe. mbese akicara nyirabukwe akamuyoborera urugo, akaba ari uruhahira, akaba ari we ufata ibyemezo, akaba ari nawe ubwira gahunda zawe aho kuzibwira umugore wawe. uretse gukomeza no guhunga ikibazo nyamukuru cyamukuye mu rugo, kuko ibyo byose yari yarabyihanganiye. nyine ndemera ko yabonye amafoto atagombaga kubona, ariko rwose Nsengiyumva koko umuntu nkawe uzi ubwenge ni gute watunyutse kwifotozanya n'ihabara ryawe amafoto ukarekera muri telefone? wagiye ureka ariko kukumenyesha bibaho, nawe byose niwo ubyitera. ubundi se wandangiye aho ari nkamusanga nkamwisabira imbabazi ko mbizi ko umugore wanjye ankunda yambabarira? ntaho nkubwiye nako ntaho nzi. Rwabukwi ndakuzi, ushobora kuba wari warakunze umugore wanjye rwihishwa ukaba waramutwaye ukamugira uwa kabiri kuwo washatse, kuko nta yindi mpamvu yatuma umumisha. nanjye ngo nabonye inshuti ngisha inama nyijyane iwanjye nkayizera, kandi ari ikirura mu ntama impyisi mu ihene. niko Rwabukwi ngiye no kunuka koko. uzi ko nkureba nkakuburira igisobanuro koko Nsengiyumva? ubu niwo utinyuka kumbwira ngo njyewe nagutwariye umugore? ceceka waniyitabira umubebe se nyine. alo wabaye uretse kumpamagara ko muze bebi? mbese kandi ubu tuvugana ntafite aho njya kandi ntameze neza kubera ko kwa muganga banasanze ntwe. ntagende ku isi umuzibya se kandi ukaba ukanuye amaso, bigenze bite Nsengiyumva? bikugendekeye bite? ese tuvuge ko ibyo yashaka kuvuga utabyumvise Rwabukwi? yawe nabigenza ne noneho. ubuzi ko ari kuretse kwihagararaho. ubu tuvugana mfite ibaruwa yo ku kazi umuyobozi mukuru w'ikigo nyobora yanyandikiye ansaba ibisobanuro by'akajagari na za zagaragara bimaze iminsi. ubu bakwandikiye? ntise nkubeshye. urabigenza ute? garuka hano Nyirandege, ndagira ngo niriya ntihasigare. iriya se urabona bose atari kumwe na madamu n'umwana mabuja? umva ibyo umukazana wanjye akubwira. ariko Nyirandege, wowe uko ubizi hari umugore uba mu nzu irimo amafoto y'undi mugore? n'aya mahero rwose mabuja, ahubwo se tuyashyire wayatwika wayabika mu cyumba cyawe ukazajya uyakandagizaho ibirenge byoze cyangwa ibitoze, uyakoresha ibyo ushaka, ntabwo bindeba rwose. ese ko umufitiye impuhwe nk'aho atari we wakwirukanye mukobwa? tegara yari yaranyirukanye ariko amakosa yari ayanjye pe. ngewe rero simeze neza kandi ngiye kuba niryamiye. genda wiryamire, kuba nirambitse gato rwose. genda wiryamire mu kaza. Nyirandege, ntiza telefone yawe nkwereke. iyi nguhe telefone yanjye ikoresha iki mukecuru? mpamagara iryashya ndibwire ko ryibagiriwe umusaka waryo hano muri uru rugo rw'umwana wanjye, riturangira aho rituye turishyira ibyarwo. ubwo ntushaka gutukanira kuri telefone yanjye mukecuru? hano yewe ndababaye ko ntashyizemo kamwe ahubwo ngo akantera imbaraga zo kumubwiza akaminura muhini. nako banza umumpamagarira umumpi. alo Nyirandege, kumpamagarira nshaka iki muko? ntabwo ari Nyirandege, ni ngewe. ni wowe nde? aka kanya uvuye hano uranyibagiwe rero? ni ngewe wahoze ari nyoko buko utakigushaka na gato. ndagira ngo umenye ko Nyirandege wari warirukanye mu rugo rw'umwana wanjye ubu yarugarutsemo aruganjemo. ndagira ngo nkumenyeshe ko ubu umwami wo mu ijuru yampaye umukazana mwiza, umukobwa ukiri muto utemba itoto sha, uteye neza atari nkawe uteye nk'ikibindi gicuritse. mukecuru urakoze kumpa amakuru. buretse kugenda gato, ndagira ngo uyu munsi saa 11 uze hano urasanga hariya ku irembo isakamburira wasize hano muri uru rugo, kandi ntiwemerewe kuhinjira utandebera umukazana. aro erega yagukubye mukecuru. ongera umumpamagarire Nyirandege, nta soni, aratinyuka akagenda ntaramara kumubwira irindi ku mutima. ariko rero rekera kuko ntiyakwitaba n'amagambo yose umaze kumubwira.
uwamunyereka none ahangaha namushishimuriraho imyenda agasigara uko yavutse koko atinyuka nsuzugure gutya. nyirandege karame mabuja niwe wafashe amafaranga nari nabitse hariya. ndarengana nyise amafaranga 20,000 bansigiye nkayafasha hariya yagiye koko. urashaka amafaranga y'iki mukaza? ni wese wayafashe mukecuru? amafaranga rero, amafaranga hano nta muntu ujya yandarika amafaranga. none se hari umujura mbimenye njye nyabika hafunze? oya, ariko rero niba wayabonye yame ndayakeneye pe, ndashaka gutuma Nyirandege yaguha. ndakubwiye ngo mbwira ibyo ushaka kumutuma ndabimutuma. bimutuma se kubera iki? ni wowe wayafashe yame mbimwitumire nanjye mfite umunwa wo kumubwira ibyo nshaka. uko ushaka kubirakariramo se mukobwa mwiza. mama amafaranga yanjye hano mukecuru. hano rero ni njyewe umenya ibikenewe. amafaranga umwana wanjye asigaha mu rugo ntuzongere kuyita yawe, ntiwemerewe no kuyakoraho. ugize uti? niko bimeze niwo muco wo muri uru rugo. utazibeshya yanayafashije hariya ukayakoraho, kuko uyakozeho nayo yagukoraho. wa mukecuru we rero niba utanze uraza kumenya. mva mbese urayama nutayama turaba babiri. ko ntacyo uvuga Nayira? nakuguragira ngo mvuge icyo ari. ni ukuri njye narakaye cyane kugera iwawe nkasanga akantu k'agakobwa kagaramye aho ngaho ngo niko ka nyir'urugo. none nawe ndabikubwira nkabona ntacyo bikubwiye. ari karame, nta kindi ngusaba mwana wa mama, ndagusaba gushyira imbaraga mu masomo yawe, ibibazo by'urugo rwanjye ukabindekera, sibyo? ariko rero hagati aho hari icyo nashimye. ni igiki? mbega ngo ndasanga umukecuru yarabuze ayacira n'ayamira. si ibi ni iki? ari karame, njyewe nta nkuru zansenge yumva na nyina nshaka kumva rwose, mbabarira. waretse nkazikubwira se ko ari wowe wantumye? oya, nagutumye kuva nayo umusaka wanjye bampamagariye bambwira ko badashaka mu rugo rwabo, urumva? kandi wawuzanye amagambo y'uko babayeho ntabwo nyashaka pe, mbabarira ari ntubisubiremo. Nayira narakaye cyane ni ukuri. Kwiki? umugabo wawe ni umugome. gusohoka mu nzu ukabisikana n'undi mugore uza kugusimbura mutaranatandukana. ibi ni ikira ibyo wabiretse wa mwana w'umukobwa we ko bitakureba ko cyore. Nayira we niki? turatewe. dutewe nandari uramenye udakingura urwo rujya ari imbabarira. none se ubigenza uti? urabihorera se? nakoreka nze nkwereke. umva murekeraho kumenyera urugi rwose kuko nta karibi wanjye rwabukwe, murekeraho kabisa. ubuseka ahubwo nanyize ngo ni muhari ariko kuko amatara yaka nyine nkumva mfite icyizere mu mutima ko ntaho mwagiye byanze bikunze muhari Nayira. kuba duhari turahari ariko nta karibu tubaha. Nayira ndakwinginze mbabarira urukingure ukawanyumvira. urinde umwana wanjye ni ukuri ndamukumbuye. Serengiyu umwana yasinziriye, subirayo uzagaruka ari ku manywa, urumva? kandi uzaza utanyoye inzoga. Nayira wanjye ariko uko ngukunda rwose umutwe uwo ngukunda wambabari rwose naraguhemukiye pe, ariko rumva ntabwo mfukamye. wapfukamye koko? narapfukamye. Nayira rwose girira ngewe ukingura uyu mugabo wawe rwose ni ukuri kw'Imana. ngo umugabo wande rwabukwe? ngo umugabo wande wawe ariko ye reka nkubwire napfa nabaho njyewe ndi uwawe, nimwe y'Imana ndakabura imfura yawe. ndaje tubonana Nsengiyu ngwiki. ndakwiyamye Nsengiyu, ndakwiyamye n'undi munsi ntuzasubire muri iryo jambo, urumva? urahira ibindi, ureke kurahira indahiro zirimo kubura umwana wanjye. hasoni none se urakinguye ngo gutwara ariko se kuramubera? ndakinguye ariko mbasanze hanze kugira ngo budakomeza gusakuriza abaturanyi banjye, urumva? rwabukwi ndakumva. cyuriye inshuti yawe mucyure rwose asanga umugore we mwiza w'ikizungerezi bambwiye acyuyiwe. umuntu watize kumamagara umugore akamutera umutima mu bininde yarakubeshyeye se? uriya mukobwa ngize nigeze muzana ngo ambere umugore. reka nkubwire Nayira, abaye hari yatega nkande yaje gutya aridumbukiza aza mu rugo nuko araza
araje da hanyuma aza kuhakora iki niba atari umugore wawe? ntabwo ari umugore wanjye njyewe naraje ndahamusanga ni ukuri kwa kirisito mwami rwose ahari nk'umushyitsi ariko mashyatsi nareka nkubwire neza rero nubwo mamushaka pe nubwo mamushaka sengiyo urabona utankujije isoni imbere y'umugore wawe koko kuki utigeze umbwira ko wacyuye undi mugore mu rugo rwa Nayira ugahora unyinginga ngo nkuzane aho yahukaniye uze kumusaba imbabazi ukabikora uzi neza amafuti yawe koko Nayira karame ubu ntugize ngo hari uruhare mbifitemo koko ibyo simbyitayeho rwabukwe icyo mbasabye ni kimwe nimumvire mu muryango mugende dore uyu yanasinze uri muzima muvana ahangaha muranda tumugeze rwose naho nanjye rw'iki urahava ahangaha ndarakurwa n'abasirikare n'abapolisi none ko rebonye umugore wanjye ndajya he umugore nakunze nkamusaba sinagukoye ntitwasezeranye none murahamvana muranjyana he urakomeje se koko ntuvana nsengiyo erega Nayira ntaho najya nsengiyo mvuye ureba ntaho najya ubu kunywa kamera rye rwose si ikindi ni iki cyabiteye inzoga yazituye agahinda nyine urumva yageze ku kazi ahasanga ibaruwa imuhagarika urumva ibyo bintu byoroshyeho koko ibyo yazize byo rwose ntabyo nkubwiye dore nguyu azabikwibwirira Nayira ni iki sho wambabariye mugore wanjye ukaza tugataha ko ari wowe mugore wanjye nkunda icyaha nkaba nyemera amakosa nkaba narayakoze waje tugataha naye ndagukunda ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru rwabukwe ndakumva njyewe ndabyemeye mama umugore we razasubira iwe agenda sibyo Nayira naze mu rugo rwe ntibwiriye akabwira yaje kuhidundarika wenda izava naho ubundi njyewe ntabwo mfite uko nyikimbiza pe nayo waje twagenda ndavuze ngo aho mvugiye aha mu kanya nk'ako guhumbya sinongere kukubona mu rugo rw'umwana wanjye wanzerereza itajya yicara hamwe ko wageze aho uvuga ngo nta kazi ufite ukaba wirirwa ubungera uba wiriwe ubuyera gusa bukirukaza kugabuza nanjye ndavuze ngo ntunshinge unsekuruza wa gikecuru ngo iki igikecuru ni nyarakuru wa nyoko wampunguzi nta soni mukecuru usa n'isarusahuzi ngo umuntu afashe ifaranga hasi ukaba iyo nyatwaye ko ari wowe y'umwana wanjye ariko amafaranga se ko hasi utandukanye utaye umwana wawe n'ay'undi muntu nyirandege yawe sa n'ibyo bikapu bye asubiriye avuye vuba kuseka se ukamusetsa nyirandege ndakubwiye gutinyuka kungira mu myenda nta n'isoni ko kareba nk'imbeba iturutse mu byuka ariko njyewe ndarengana rengana ikiwashyano mbonera mukecuru kiraguhoye iki ubona ko yarivuba atari nka mabuja koko ndavuga ngo nsubirize ibikapu mu cyumba vuba none ahangaha kandi n'undi munsi ntuzongere kumvogera ko kareba nta soni hanyuma mukecuru iki tega amatwi kurugutura naje aho ibyawe byose mbifita uramaze mu kiganza uramaze ndabizi ko wari warigize akarakajya warazengereje umukazana wawe ngero ntabwo ndiwe ibyo ngibyo nkunze kuvuze ngo umukazana wanjye ukemera ko wowe utari we bivuze ko uzi kuri mu mwanya utari uwawe ndi mu mwanya wanjye kuko ntwite inda y'umuhungu wawe ntabwo uri mu mwanya wawe uraruvamo ye ntarwo mvamo mukecuru wanze kuguma mu rugo rwe ngo aje kubana n'umukazana mwana wanjye hano ni ku mwana wanjye ukurikira umugabo wawe ubundi uracyariho ukora yupfa bakaguhamba uvuze ngo icyo warwavumba uranukira ko mvuze ukuri se urugo ni urwa Nayira ntabwo ari urwawe di cyane rwose kandi rero byibura we yubahaga mukecuru si nkaho ushira isoni nibyo rwose umugore w'isezerano w'umwana wanjye ni Nayira ntabwo ari wowe
bityo rero va hano usubire iyo wiriwe sinari nzi ko umwana wanjye yagiye kuraruza akabwera yirirwa ibwera bwera nta n'icyemeza kwenda utwitariye rwose kandi warukecuru nukomeza kunuka ndamena urwo rutwe umena umutwe se ngewe nta maboko mfite wanjijiwe ariko Nyirandege nta mukoropesha uri aho hafi ngo wuntize nkwereke ariko rero mukecuru witonde utagira ibyo wangiza wanze kumpa umukoropesho reka ndamwishakire di muraje muri mukecuru mvunira umuheto hano ndagukubita ayo matamanya dubura wagize ngo ngewe nta maboko ngira kandi rero Kamikazi nawe rwose nta kinyabupfura ugira pe iyo utinyuka umukecuru ungana kuri kamutukagura yitwa ko ari nyoko bukwe ubumva nta soni ufite uzi ko mabuja wagiye nubwo yari kumutuka gutya atari kumusubiza ariko wowe uramutukagura warezwe nabi pe ariko se ubundi wowe wagakobwa we urumva udashyiramo umunyu kugira ngo ukunde uduteranye kurushaho wowe kuko n'urushyina gukubisa ahubwo numva rwabaye rukeye mukecuru umukoropesho wawubonye ndawubonye nyine igira hino kazi neza mboga zizanye wamubyeyi waragowe pe ni ukuri kwihanganira umukobwa ushira isoni nka Kamikazi biragowe pe mureka ariko murekaze hano ubu tugiye kureba imbwa n'umugabo hano none ahangaha ngwino karibu nta soni igira hino ariko igira hino ufite ubwoba bw'igira hino nkwereke uwo mukoropesho uzanye nawe ngukubitisha nta soni nditeguye mukecuru wibeshye unyegere kanze nkwereke soni usonye mukecuru winshora Nyirandege uriya mukobwa ureba kuriya n'amaso yatukuriyemo urabona atanyoye ibiyobyabwenge uragira ngo nishora nzingazinge mbabarira mama we ndacyashaka kwiberaho erega gupfa ntarahari irimo muko ahubwo ntiza telefone yawe ntiza Nyirandege ya uwo mukecuru arakukongorera ibiki yaje hano nkamwereka umukobwa wa Kambi uko mbayeho ngo ntabwo ashaka kongera kuvugisha da ngo ushatse wajya mu nzu ukiryamira reka mpamagara umwana wanjye yitabe telefone tuvugane maze urebe nta soni Nsengiyumva urihe mwana wanjye urihe banguka ndakwinginze ya mayibobo wazanye hano igiye kunyica we yambwiye ngo irarari nkuye ku isi Nsengiyumva mwana wanjye niba ugishaka nyoko kuri iyi si ngwino wirukanka untabare banguka mukecuru nawe se yambaye dada umva umwana uhamagara yasinziriye ari hano rwose hageze yasinze yanga kuhava hamwe rero uhangane n'uwo mukazana wawe mwiza wishimye mukaza ni wowe nukuri tabara kandi nutinda urasanga inzu yawe n'umugabo wawe yahiye kuko uyu si umuntu waje hano n'ishitani igenda mu bantu banguka mukecuru ndakumva nta kindi nkeneye wese kuza mugakura umuhungu wa hano aho ndimeze neza ndanyuzwe ibyo ntibindeba na gato oya garuka mwahisemo niba biba bihiye nimwihangane urwane nabyo mukaza nuko mbwiye koko n'ukuntu ngukunda urukundo rwanyu nararubonye mubyeyi mwiza ndagukunda mwana wa muraza kumutwara se cyangwa ashaka ko mutegera imodoka imubazanira aho ngaho muri uyu mukino imburagihana wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Kamikazi mwakiniwe na Iranzi Denise Nsengiyumva mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy Nayira mwakiniwe na Karangwa Liliane Munezero mwakiniwe na Irasubiza Mukere Nestine Mugore Wera mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette Rwabukwisi mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Kurwa Arine mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Fiona mwakiniwe na Musanabera Sifa naho wabakiniye Nyirandegeya ni Rwagasore Rusi umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel ni mugira ijoro ryiza.